Yareka tubaha ikaze abakunzi ba Lost Talent Rwanda n'abandi badukurikira bari hirya no hino mu gihugu. Twizere ko mumeze neza. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubona ko update ku mukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Marine sorry y'Amagaju, twari tubabereye 5-5. So muri make rero tugiye kugaruka cyane cyane ku mukino umaze kurangira mu kanya. Ni umukino ekipe ya Rayon Sports inganyijemo ibitego 2-2 inganya n'ikipe y'Amagaju. Umukino wababaje abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Byakomeje kugenda bigaragara yuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports banze no kugira icyo batangariza itangazamakuru cyane cyane kubirebana n'ibyo bari bamaze kubona ku mukino wari umaze guhuza ikipe yabo n'ikipe y'Amagaju. Ahangaha rero kuri stade ya Kigali Nyamirambo ngira ngo muri kubibona ko ariho tukiri. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports batashye bababaye cyane, aho bakomeje kugenda bamagana itangazamakuru. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona mu byo twakomeje kugenda tubaha kuri Lost Talent Rwanda. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakomeza kugenda bamagana itangazamakuru bababwira bati ibyo mwabonye namwe mwabibonye, mugende mubivuge, ibisigaye ubwo ngubwo mugende mubibaze ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports. So muri make rero ni ikipe ya Rayon Sports navuga ko yirangayeho. Ni ikipe ya Rayon Sports igice cya mbere yari ifite match mu biganza byayo. Ni ikipe ya Rayon Sports yahererekanyaga neza, ubona yuko ugereranyije n'umukino bakinye ku ikipe ya Marine kuri uyu munsi hari cyari cyakosotse. Ariko ikibazo cyaje kuba mu gice cya kabiri, mbere yuko igice cya mbere cyaje kurangira igitego kimwe ikipe ya Rayon Sports, igitego cyaje gutsindwa na Aimable Nsabimana. Mu gice cya kabiri niho hantu hagaragaye ikibazo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports, aho cyane cyane kuri remplacement abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho z'umutoza Robertinho yagize gutya akuramo umusore bita Elanga Ekanga. Uyu ni umukongomani wakinaga neza cyane, aca kuri 7 aramusimbuza. Arangije kandi Robertinho ntabwo byagarukiye aho ngaho, kubera ko yakuyemo Basane. Uyu ni umusore w'umukameroni, navuga ko bitaraza neza. Urebye uburyo performance yo mu kibuga ntabwo byigeze bigenda neza cyane, we kumusimbuza ni ibintu byakomezaga kugenda bigaragara. Icyakomeza kugenda kigaruka ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, abenshi bakomeza kugenda bavuga bati ni ukubera iki Robertinho atari gukuramo umusore bita Fiston, kuko byagaragaraga ko Fiston yari yamaze kunanirwa, nta musaruro Fiston yari akiri gutanga. Ahubwo nyine Robertinho akomeza kugenda akuramo abo wanaga ko bakinaga nka Paplay. Ni umusore wakinnye neza iyi match. Navuga ko ku bwanjye igice cya mbere ni Paplay wagoye defense y'ikipe y'Amagaju, n'igice cya kabiri Paplay bamukuyemo ari gukina, ariko ikipe ya Rayon Sports nyine bagisimbuza. Ubona ko mu bantu bashyizemo yaba Jesus, yaba umusore bita Adama ndetse n'umusore bita Iraguha Haji, umuntu wagerageje gukina ni umusore bita Adama. Abandi bose nyine wabonaga ko urwego rwabo rwari ruri hasi ugereranyije nabo basimbuye. Aho ikosa ryaje kuba rero rikomeye cyane, ryaje gutuma ikipe ya Rayon Sports ibasha gutakaza match, naho umutoza Robertinho yaje gusimbuza umusore bita Ombolenga, amukuramo ikipe ya Rayon Sports igiye guterwa kufra. Byagaragara ko Ombolenga ni muremure, yashoboraga kuba yagira icyo afasha ekipe ya Rayon Sports, cyane cyane dore ko kufra itari iri kure cyane y'izamu ry'ikipe ya Rayon Sports, ariko ashyiramo Serumogo. Aho Serumogo baro yaje kumuca ku mutwe. Navuga ko umusore bitiragire Saidi kuri ubu ngubu uri mu ikipe y'Amagaju niwe waje gutsinda igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sports, atsinda ikipe ya Rayon Sports mu gihe Amagaju yari afite ikarita y'umutuku. Ahangaha rero niho abafana b'ikipe ya Rayon Sports batangiye kugenda barakara bagaruka kuri Robertinho, ariko bigeze imbere y'itangazamakuru abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bifashe banga kugira icyo bavuga ku itangazamakuru, cyane cyane yaba ku mutoza cyangwa se no ku bakinnyi muri rusange. Ariko icyakomeje kugenda kigaragarira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bari bitabiriye iyi match, nuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports banze kugira gukoma aya mashyi yabo y'abareyo, banze kuyakomera abakinnyi babo, aho bari kuza basanga barabwiye ati mutuve imbere, ibyo mukoze birahagije. So ngiyo rero ishusho y'umukino tumaze kubona kuri uyu munsi w'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Marine. Ni ikipe ya Rayon Sports navuga ko yari ifite amahirwe, kubera ko ikinnye imikino ibiri isa nkaho yoroshye ugereranyije na fixtures cyangwa se n'andi makipe ari imbere, za Polisi, za APR, za Sto Kigali, za Kiyovu. Ni amakipe byumvikana ko akomeye. Ekipe ya Rayon Sports ategereje ikipe ya Rayon Sports, kuba rero ikipe ya Rayon Sports itakaje kuri Marine igatakaza ku Magaju, byumvikane ko ntabwo ari ikintu cyiza ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, akaba ariyo mpamvu bari bakomeje kugenda barakara. So ndi kumwe rero na mugenzi wanjye hano w'umunyamakuru, sinzi niba hari ibyo yambaza kugira ngo mbe nagira gutya nanjye nerekeze mu rugo ngira ibindi bintu nakora. Hanyuma urakoze cyane, dukomeza byinshi ugerageje kubinyuramo, ariko wowe nk'ikintu ubona muri make abareyo bakora cyangwa se ikipe yabo yakora, nicyo babona kugira ngo bagomeze gushakisha intsinzi? Kuko urabona ubushize bavuze ati wakinishije abakaseri 2 Majaliwa ndetse na Sefu. Uyu munsi agerageza kubihindura azanamo Sefu, gusa Majaliwa aramudropinga. Ariko wowe urabona bipfira yakinnye umunsi nta mwataka,
Charles Barre nawe ubona yagiyemo adatanga byinshi, uyu munsi yakinnye nta mwataka afite. Ni iki ubona Robertinho yakora mu gihe kizaza kugira ngo abareyo mu by'ukuri babashe kwishima cyangwa babashe kubona ikipe yabitsinda nk'uko babishaka? ngira ngo Robertinho yakomeje kugenda bigarukaho akigera mu ikipe ya Rayon Sport, akomeza kugenda avuga yuko akeneye rutahizamu. Ndibuka yuko match yakinnye n'ikipe ya Azamu yakomeje kugenda avuga ko agiye kwicarana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bakaba baganira uburyo bamuha rutahizamu. Icyakomeje kugenda kigaragara kuri ubu ngubu Charles Barre yarari mu bafana, ariko Papley wari uri ku icyenda ntago ari umukinnyi usanzwe ukina ku icyenda, ntago ari umukinnyi wagwa umusaruro nka nimero 9 cyangwa se full striker, kubera ko uyu Papley ni umukinnyi usanzwe ukina ku icumi, ni umukinnyi udashobora guhagarara n'abadefenseri iminota ingahe ngibi yashira wenda akomeza abajene. Ni umukinnyi ubugi ibumoso agaruka iburyo, ubona yuko nyine za karite z'abataka twabonaga kuri ba Jules Ulimengu, ba Sarupongo n'abandi bagiye batandukanye kugeza kuri ubu ngubu ntago nyine Papley cyangwa se Charles Barre abo ngabo bazifite kuko bakina nk'abakinnyi baca mu mpande. Nicyo kintu navuga rero kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport iri gukomeza kugenda igwa cyane, biragaragara ko nta rutahizamu ifite, nta rutahizamu. Ariko nyine navuga ko na Robertinho nubwo nta rutahizamu afite, n'aba afite ashobora kubakoresha neza akaba yatsinda, kuko kuri uyu munsi iyi match yari ayifite. Niba ekipe y'Amagaju yabonye rouge afite ibitego bibiri ariko bikaza kurangira bamugomboye, kandi yashoboraga wenda kuba yadefanda cyangwa se wenda akaba yagira ubundi buryo abikora, match akaba yayicyura, biragaragara ko yaba Robertinho akwiye kwikosora, yaba n'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport ukwiye gushakira Robertinho umwataka kugira ngo batazakomeza kugira ngo Robertinho atazakomeza kugenda agira ibyo yitwaza. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 hari derby, ni umukino wa gatatu ikipe ya Rayon Sport izaba yakiriye, izakira ikipe ya PRFC nta gihindutse kuri stade Amahoro i Remera. Urabona Rayon Sport yinjiranye mwuka ki muri derby? Ese bizayigira favori cyangwa ubwo bizaca n'intege abafana be kuza ku kibuga kubera uwo mwuka ubona utari mwiza urimo? Gucika intege kw'abafana b'ikipe ya Rayon Sport byo simbibona, kuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport uko byagenda kose ntago bashobora kubura inyuma y'ikipe ya Rayon Sport. Noneho ku mukino wa derby bwo aba ari ibindi. Aho ngaho navuga ko wenda ugereranyije n'umusaruro turi kubona ikipe ya Rayon Sport iri gutanga muri bino bihe ku mukino derby, ntago ari umukino imeze nk'iyindi, ishobora kuza wenda ikikamata ikaba yakina umukino mwiza, ariko navuga ko ishusho ikipe ya Rayon Sport iri gutanga kugeza uyu munota biragoye ko ishobora guhagarara imbere y'ikipe ya APRFC, wenda ukavuga ko ishobora kwihagararaho bijyanye wenda n'uburyo Robertinho ari gukomeza kugenda akoresha abakinnyi be. Twarebye ikipe ya APRFC uburyo yagiye ikina muri Sekafa, tureba uburyo yagiye ikina n'ikipe ya Azamu, biragaragara ko APRFC yagiye igura neza umwanya ku mwanya. Nubwo navuga ko derby ibitandukanye n'iyi mikino wenda ikipe ya Rayon Sport ishobora kuza ikayitsinda, cyane ko twagiye tubona ko ikipe yabwa amahirwe kuri derby ntabwo ari yitsinda, ariko navuga ko kugeza kuri iyi saha kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibe yagaruka muri mudu, sinzi icyakorwa. Niba wenda ikipe ya Rayon Sport yagura umwataka, ariko numvise ko bavuga ko itegeko ry'abanyamahanga kuri journée ya gatatu bishobora kuzaba byahindutse. Hari icyo wenda bishobora gufasha ikipe ya Rayon Sport ikaba yajya gukina derby wenda imeze neza, wenda hari na morali ku bafana ko abanyamahanga wenda babaye umunani. Urakoze cyane rero, ni abakunzi ba PRFC baduciyeho Sarupongo ndetse na Rujugiro ati icupa ni rya rindi. Bakunzi rero ba Lost Talent, reka turekeraho ubusesenguzi, twari kubagezaho ubusesenguzi nyuma y'umukino mwabonye, umukino ikipe ya Rayon Sport inganyijemo n'Amagaju ibitego 2-2. Reka rero tubararikire journée itaha ya shampiyona. Ciao ciao.